Hello guys, mumeze mute? Ni umuhungu wanyu Left Handa ugarutse. Tugarutse muri ya mining ya Interlink. Ya mining iduha icyizere cyuko ishobora kuzajya ku isoko vuba aha, ikaba yaduha amafaranga, ikaba dufite n'izindi product nyinshi nziza. Uyu munsi ikintu nje kubabwira ni update basohoye update yayo muri Play Store. Genda ujye muri Play Store bisanzwe. Play Store mwese murayizi. Sorry gato. Play Store uhita uza hano handitse search hano, urangiza uguze uhakande wandikemo Interlink. Numara gusoza wamaze kugera hano, niba utarayi updating urasanga hano akantu ka update hano hari opening yawe, haraba hari update, uhita uhakanda updating. Okay, numara ku updating ugiye kubisoza, numara ku updating ahita hazaho kano kantu ka open, nurangiza uragafungura urahita ukanda nyine hano open, ihita izifunguka ibere gutya. Iyi update ikintu wazanyemo sasa ni uburyo uhuza Interlink yawe na social media zawe, kugira ngo nyine bizere ko uri umuntu wa nyawe. Yego, uri umuntu wa nyawe nyine. Urazihuza na social media zawe kugira ngo ubone ko uri umuntu wa nyawe, banagushyira hafi mu bantu bazakorerwa verification vuba. Ejo bundi nazana KYC na verified ITRG, kugira ngo uzaze mu bantu ba hafi nyine bazahita bakorerwa yitwa KYC. Ibintu birumvikana. Nizere ko wowe buri masaha n'uba ugomba kuza ukamayininga, bakanda hano ugahita uzimayininga byonyine. Kumayininga nizere ko mubikora neza nta kibazo. Uraza noneho kugira ngo ubone wamaze gukora update, urahita uza hano hasi, hano handitse ngo verified ITRG. Hano muri kuhabona mwese ahangaha. Nurangiza urahita uza uhakande. Nongere mbisubiremo, urahita uza uhakande. Nurangiza kuhagira urahita ubona ko hari hitwa bwa bintu bisanzwe bigaragaza uburyo mininga. Dore ngibi ariko hano hahise haza ngo connect social, na ka kantu ko hasi kakwereka human credit score yawe. Aka ka connect to social nta kari karimo. Yego, aka ngaka niko rero bazanyemo, tugiye kubereka uburyo ugahuza na social media zawe. Yego, urashyiramo TikTok yawe, Instagram yawe, link yawe nyine ndagiye kuzibereka zose. Hano hasi ni handi barebara mpuza credit score, mwese murabizi. Yego, murabibona hano ukuntu bimeze. Hano ndimo ndabereka, ni uri uhita ukanda ugiye guhuza social media zawe na Interlink yawe. Uhita uza hano ukandika connect here, uhita wakuzana hano. Numara kukuzana hano uhita uza ukanda hano handitse ngo add social account. Urangiza uhadingemo, uhitemo niba ari X Twitter nyine, kanze nkandeho. Urahita uza uragenda uzane link ya profile yawe, undi uza uyipostingemo hano. Uhita urayikopi uza uyipestingemo hano. Okay, reka tujye kuri Twitter tuyizane. Tuza muri Twitter yawe, ni urugero. Uhita uza nyine kuri profile yawe, nurangiza uhita uze hano nyine haba hari ifoto yawe gutya. Sorry gato, ahangaha uri kuhabona. Uhita uhakanda, niba ari Twitter ni urugero, uhita uza ukanda hano handitse ngo profile, tuhakanda.
uhita uza kuri tuno turongo dutatu tuno turongo two mu nguni tuno, utungutu uhita udukandaho, uhita ukanda handitse ngo share muri kuhabona, share uhita uza ukanda handitse ngo copy link ndakeka mwese muri kuhabona, uhita ukanda copy link, uhita uza hano uhita ushyiramo ya link yawe, uhita ukanda next. Noneho hano ageze abantu bakugeza kuri iyi page, urahita ukanda hano handitse ngo copy all muri kuhabona, uhita wakanda, numara kuyikandaho kamaze kwikopera kano kaboro, uhita uza ukande hano kuri kano kantu kanditse open export, uhita wakanda. Nurangiza uzahita uza kuri iyi poste, ukigera uzahita uzamure, uhita uza ukanda kuri kano kantu kavuga repost kano, akamuri kukabona, nurangiza ugakandeho, uhita uza hano hasi handitse ngo quote muri kuhabona, ukandaho quote, nurangiza uhita pastingamo ka kantu kandiho paste. Gutya numara kubirangiza uhita ukanda hano hejuru handitse ngo repost, hano nizere ko muri kuhabona, uhita uhakandaho, tegereze gato, urabona ko yarangije kwipostinga ka kantu. Nurangiza usubire inyuma gato, dusubire kuri Twitter gatoya, uzajya kuri X, noneho ujye kuri ya profile yawe, uza hano uhakande hano, aha profile, uhita uzamura ugenda urebe ya post umaze gupostinga kano kanya, dore ngiyi yamaze kugeraho, ngiyi iyi, uhita uza ujye hano handitse share, gato, aha uhita ukandaho kuri share, ukanda handitse ko hano kwanditse copy link ya post, urabona ko ya post tumaze kuyikopera, dusubira muri inter link hano hasi, hano ha gatatu, ahangaha uhita uhakandamo, uhita upastingamo ya link ya post umaze gupostinga, nurangiza uhita ukanda kuri connect now, uhita ukanda confirm. Okay, ubona ko byabaye connected, uhita ukanda hano handitse continue. Nurangiza uhita ujya no kuri Facebook, ni urugero Facebook murayibona, reka mbanze ndebe ko Facebook yanjye ari ifunguyemo kugira binyorohere, hari igihe uba usanga atari Facebook yanjye ifunguyemo, kanyisubiremo, nindangiza urabona ko ari igezemo, reka nza nsubire hano kuri, ubona ko X yamaze kugeramo hano hasi, urayibona. Niba urubuga urazi uyu mashya ruza rwiyandike hano, uhita nkanda hano hasi handitse ngo add account, muri kuhabona, utuzuhitemo urubuga, tuduhitemo Facebook, tuyikandeho, tuze dufate ntuza link ya profile yacu, sorry nibagiwe, kanze nkoresha iyi niyo yoroshye, ya account yawe uzuyirebe hano isakemo, ujye ku tudomo dutatu, yego, nurangiza udukandeho, kanda handitse ngo share profile,
ukande kuri copy link, nurangiza uzemo hano yandikemo sorry byavuyemo, ariko n'ubundi uhita wongera ugasubiramo ni bya bindi, ntabwo bigoranye. Tuza hano hasi n'ubundi nk'ibisanzwe hano, kandi kuri add social media nk'ibisanzwe, add wadingemo Facebook, dushyiramo ya link y'iyo Facebook, tukanda next. Murihangana gato tubanze dufunguremo iyo page kugira ngo byorohe. Ihanganye nyifungure gatoya kugira ngo ari iyo post ize kutworohera. Dukanda hano ya post zifungukire kuri Facebook. Nimara kuzaho kari akantu ugomba kuba wagakopiye, nari nibagiwe kano, kandi kuri copy all kano nababwiye ugomba kuba wagakopiye. Nurangiza uhita uza kuri iyi post urimo urakora, ukande hano handitse write something, ukandeho gutya, kandi next. Numara gukandaho next, tuze uyiposting. Impamvu bo ukora bino gupostinga no kugira ngo ubone ko ya account ari iyawe, icyo baba bashaka cyonyine, ibyo gusa. Sorry hano ko maze kubikora birangiye. Urahita uza kuri ya post umaze gukora, iraba yipostinze, dore ngiyi yaje hano. Nuyiburaho urahita uza kuri profile yawe, uzamure uzuyirebe, iraba ari iya mbere nyine kubera ko ari bwo ukimara kuyipostinga. Kandi kuri kano kantu ka share, ugiye kubona link urabanza ugakanda kuri share, ubundi ugahita uza kuri copy link uhita uyibona mu tuntu twa hafi, ugahita uyikandaho. Warangiza ugahita ugaruka muri enter link yawe. Kubera ko phone yanjye nyine usanga niba ari RAM nto yasinze bihita byifunga, gusa hano biba byoroshye, uhita n'ubundi wongera ugasubira muri za nzira, ntabwo biba bigoranye. Nuko ugahita ukandaho, kanda hano add here, ni nako social media, ugahita ukanda social media account, kaza gutya ya social media link, warangiza ugahita kanda kuri share profile link, tukanda next, kanda next, ugahita uza ugahita ujye kuri Facebook nyine, bya bindi nababwiye nakoraga mu kanya. Noneho ya post wamaze gukora, link yayo tuyizana hano hasi. Yego, kubera ko ngifitemo hano, nari namaze kuyikopiya, dore ngiyi hano. Uhita ukanda connect now, confirm. Urabona ko nabyo byakunze. N'izindi social media zawe zose add account. Turebe urundi rubuga dushyiraho, Instagram, reka nze ndebe uko imeze nayo ngishyireho. Reka turebe Instagram iriho nta kibazo, kanze nadingemo, tuze ukandikamo ya link ya Instagram yawe, link ya Instagram yawe tuze uyishyiremo. Kubona link ya Instagram urahita uza hano kuri profile yawe nyine, handitse ngo share profile, nurangiza uhakande, uhita uza hano handitse ngo copy link, uhakande,
uhita usubira hano muri interi link, uhita uzamo gutya kandi next, nurangiza uhita uza kuri ikindi kintu kijyanye na interi link hano muri Instagram yawe, icyo ari cyo cyose cyerekeranye na interi link, ubundi uze uyishyiremo. Wenda reka nze njye mbishyireho ifoto post, kaze njye nyishake nze nyishyireho, nyishyireho komeze nyishyireho, andika wenda tuno tuntu interi link verified, naho nzimite nzambe posting nkande kuri share. Duhita uyisharinga, nimara kugeraho ucunga nyine, nimara kugeraho uhita uze kuyikopiya. Sorry gato nkopiye iyo post, duhita uza no hano kuri share nk'ibisanzwe, kandeho tuza n'ubundi kuri copy link ni bya bindi, nurangiza uhita ugira gute ukandaho, uhita uza hano muri interi link yawe bya bindi muri interi link yawe, tegereze ifunguke. Mudanyihangana nyine phone yanjye yagiye igira utubazo dutoya, kuba nyine igenda gakeya gutya, yego ariko cyangwa nuko ibintu mubibona bikaza bufasha mu bintu mukeneye, gufasha gukora bola zanyu neza, ugakora mining. Uriya mining niyo nzira nziza yo gutunga crypto ku bantu badafite amafaranga menshi. Ntukazikerense, niba uyibonye ugerageza uyikore, niyitakunda ariko waragerageje, niyitakunda ariko waragerageje, yego kuko ni byiza cyane, mbikugiriyemo inama rwose, mbikugiriyemo inama. Ya link rero tuzayandikemo hano hasi ya post hano, yego nurangiza uhita uza kandi kuri connect nawe, connect nawe, tukanda confirm, ucunge. Urabona ko byabaye, urabona ko zino mbuga eshatu zose zagiyeho hano, izi urimo urabibona ko zose zagezeho, zino ubwo hano habongeraho TikTok, zino uko ari enye. Nawe rero kugira ngo wiyongere amahirwe yo kuzabona coin ziri verified ibiki byose, ugomba kugira ute kubikorana bino. Mbibutsa ko ikibazo cyose ufite muri interi link, waba ushaka kuba umwambasaderi, waba ushaka kuba umuvalidator cyangwa abacurator, ikindi kibazo cyose waba ufite wanyandikira kuri nimero mba nashyize hano muri description nkagufasha. Na kino kibazo cyo guhuza social media naho uranyandikira nkaba nagira ikintu ngufashaho, yego wowe niba ufite ubushake n'ikibazo cyose ufite mwaho cyanyandikira umbaze, nzajya nkubwira nta kibazo. Sawa, naho mu video z'ubutaha, ciao.